nongeye kubasuhuza nyumvira kano kantu gatega amatwi yitonze. Yari yahiye yangiritse cyane kuko n'isura ntabwo yagaragaraga. Ndahagera nsanga umuntu umutwe utawubona yahiye pe, yahiye burundu. Sanze nyine umwuzukuru we babana yamukuye mu ziko, yamwicaje hano yegamye hano. Byari byarangiye nyine yamukuye mu ziko yamwegetse hano. Umukecuru w'imyaka 82 y'amavuko yitabye Imana. Uyu mukecuru aje kwitura mu ziko atetse ubugari, ari gusonga ubugari, aza kwitura mu ziko abura uburyo ki yahaguruka mu ziko, birangira afashwe n'inkongi y'umuriro, arashya arakongoka, imyenda yari yambaye irashya irashira, umusatsi nawe urashya urashira. Uyu mukecuru birangira yitabye Imana. Kugeza amagingo ngaya umwana we ngo yaragiye ku muhanda kugura ikintu cyo gukoza ubugari, ndavuga imboga, asiga umukecuru arimo asonga ubugari. Agarutse nibwo yasanze inkongi y'umuriro yamufashe, umukecuru yitabye Imana. Kwereka ahantu yarari, hatubwira ati naje nsanga umutwe yawushinze hagati mu mashyiga, avuye nyine yawe yaravuye mu cya kabiri, aje asanga umukecuru yaguye mu mashyiga, ahita amukururamo azi ko akiri muzima, ngo amumenaho amazi. Arebye neza asanga yitabye Imana. Niko kuza uko yagiye guteka akwa muziko tugiye kureba dusanga yahiye. Mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Rusororo, niho habereye amahano akomeye cyane, ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 82 y'amavuko yitabye Imana ku iki gicamunsi, ari ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu, ari mu masaha y'ira saa mo ya za mu gitondo, ubwo umukecuru yararimo ashakisha uko kurya we n'umwuzukuru we kugira ngo umwuzukuru we ajye ku ishuri ariye. Nibwo umwuzukuru we yaje kujya kuzana imboga ku muhanda, arangije agarutse asanga uwo mukecuru arangije kwitaba Imana. N'agahinda n'amarira byarihije benshi, abandi batangira kwifata ku munwa. Uwo mukecuru yapfuye urupfu rubi cyane, ubwo abaturage bavuga yuko basanze uwo mukecuru yahiye n'umusatsi ugashya n'umutwe ugashya, dore ko mu maso utamubonaga. Imyenda yari yambaye yose yahiye, byarishije benshi ndetse biteye agahinda, biteye n'ubwoba. Urupfu rw'uno mukecuru rwabaye bitunguranye, ubwo batangiye gukeka yuko ngo ari umwuzukuru we waba wamwishe, yarangiza akamushyira mu ziko, ariko bino ntago ari byo. Umwuzukuru we yari yagiye ku muhanda kugura imboga zo kurisha ubugari, agarutse asanga umukecuru yapfuye yitabye Imana. Uyu mwuzukuru we aratabaza inshuti n'abavandimwe n'inzego z'ubuyobozi n'inzego z'ubugenzacyaha zihita zihagera, n'inzego za polisi zihita zihagera. Nibwo imodoka ishinzwe gutwara imirambo yahise ihamagarwa byihutirwa kugira ngo ijyane uno mukecuru. Umukecuru bagiye kumukorera isuzuma ry'imiswe ku bitaro bya Kacyiru. Iyi nkuru yarishije benshi, iyi nkuru yashenguye imitima ya benshi, iyi nkuru itugezeho none aha ngaha. Iyi nkuru turayikesha ikinyamakuru Umuseke, cyayanditse kikayinonosora ndetse kikayishyiraho umukono, kikemezwa ko iyi nkuru igomba gusohoka. Nguko rero amakuru yacu tuyasubikira hano. Amakuru nakagaruka nibwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku